Hashize igihe abahanga bagaragaza impungenge ku ngaruka z'imiti yica udukoko iterwa mu bihingwa kuko inakunze gutungwa agatoki ko yica inzuki. Ku rundi ruhande ariko ngo iyi miti inatewe ku rugero rurenze urukenewe yanagira ingaruka ku kiremwa muntu cyariye ibihingwa yatewemo. Ku bw'ibyo urugaga Imbaraga ruhuza abahinzi n'aborozi rugasaba ko abahinzi bakwegerwa bakigishwa gukoresha neza imiti iterwa mu bihingwa. Gafaranga Joseph ni umunyamabanga mukuru w'urugaga Imbaraga. Icyo mbona nge cy'ingenzi ni uko hakoreshwa imiti gusa ikenewe gukoreshwa, ahubwo abantu ntibaje babyuka ngo inyanya ziterwa umuti kantera umuti, ibirayi biterwa umuti kantera umuti, ahubwo tukigishwa gukoresha uburyo hakoreshwa imiti mike ishoboka, aho bishoboka tugakoresha imiti iboneka mu bimera bisanzwe, aho bidashoboka tugakoresha ziriya za pesticide, ariko tugakoresha nkeya zishoboka ku rugero nyarwo, ariko tukabikoresha igihe cyose ari ngombwa. Abantu ntibumve ko bagomba kubikoresha, kandi tukubahiriza n'amabwiriza yo abahinzi bakigishwa gukoresha amabwiriza yo gukoresha iyo miti kugira ngo ubwabo batiyanduza kandi batanduza n'abazakoresha uwo musaruro. Ku ruhande rw'abahinzi bo basa n'abagaragaza kutamenya ingaruka z'imiti iterwa mu bihingwa. Ukurikije uko basubizaga itangazamakuru ryacu ryababazaga niba hari ingaruka bazi zituruka kuri bene iyo miti mu gihe yakoreshejwe nabi. Twemera ko iyi ngiyi dutera hejuru nko kuri aya mashu mubona ku bigori nta kitwaye, ubukoko irabwica. Nta kintu cyadutse cyitwa nkongwa, murakizi. Nkongwa yamuteye umuti witwa iriya roketi irayica, nkongwa igahunga ikigori kikera. No ku mashu nuko, kuko nubundi iyo uretse nureba nk'irishu ureba ubejo narateye, iyo udateye hari ubusimba buza rikarikokora rikarya nako gatima k'imbere kigasigara gihagaze gutya rikadindira, ariko iyo wateye nubu impumura yayo ndiho ndayumva nimba mutayumva. Noneho iyo rero imaze gukura kubera nubu imvura yaguye umutura yoyo kukavaho, bisaba ngo wongere utere nyuma y'icyumweru ibyumweru bibiri. Imiti ya kizungu rero uburyo yajemo nuko yaraje, ariko no mu kinyarwanda cyacu bose nanjye mbyiruka nasanze imiti bateraga mu myaka nabwo ko ari ubusimba bavuga bati bwaje mu myaka bwishe, ni imiti bitaga dedeti, ni ya kera rwose. Ubwo rero kuba haraje terambere ibindi bashyiramo ntabwo nakubeshya simbizi. Ibyo byose byagiye bikorwa n'iterambere, tugakoresha iyo ngiyo ibije tukayigura, mbese ubwo tugashakisha buryo ki icyo umwaka uzakaba icyo n'undi akora. Inzego z'igihugu zishinzwe ubuhinzi zo zigaragaza ko amakuru yose y'ubuhinzi arimo najyanye n'ikoreshwa ry'imiti iterwa mu bihingwa akurikiranirwa hafi, bityo n'ibibazo bigaragaye ngo bigashakirwa umuti hashingiwe ku bushakashatsi. Jean Claude Musabyimana, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, arabisobanura. Uburyo dukora iyamamazabuhinzi ndetse n'ibisubizo duha ibibazo bifite ishingiro muri science. Ni ukuvuga ngo ubuhinzi it's a science-based knowledge. Agriculture is a science-based knowledge. Ntabwo ari ibintu gusa umuntu azanga avuge. Niyo mpamvu tugira ibigo by'ubushakashatsi nka RAB ndetse n'ibindi. Umwaka ushize inzego zishinzwe ubuhinzi zavuze ko zatangiye kubuza abahinzi gukoresha imiti iterwa mu myaka yica inzuki, kandi naho bakikoresha bagakangurirwa kuyitera mu masaha ya nyuma ya saa sita. Icyakora hari abarebera ibintu ahirengeye bo banagaragaza ko igihe kigeze ngo hakorwe ubushakashatsi ku miti gakondo yajya iterwa mu bihingwa. Daniel Hakizimana, Flash TV.